Bosco. Ibiyobyabwenge urabizi? Ibiyobyabwenge ndabizi. Urabizi neza. Hari ahantu waba warigeze uhurira nabyo ubinywa cyangwa se ubicuruza? Nta na hamwe. Uvuze ko nta hantu wigeze uhurira nabyo ubicuruza cyangwa ubinywa. None bijyanye no kuba hari ibintu by'ibicuruzwa uvana hanze bya magendu ndetse bikaziranamo ngo n'ibyo biyobyabwenge. Iby'ibicuruzwa bya magendu byo ntabyo ukora? Ega fane ngiwe ndaringana kuko ibyo byose nibihuha. Ndi ntacyo mbiziho pe. Gusa mbaye ari ibimenyetso mu bifitiye mwabigaragaza naho nge nta kintu mbiziho. Bosco. Yes afande. Nibyo byuvuze koko mu gihe nta bimenyetso bifatika biraboneka ubukira umwere pe. Rwose umwere. Ariko umutima nama wawe urabizi neza ko uri umwere cyangwa utari. Kandi ikindi burya iyo wemeye icyaha ugafasha n'ubugenza cyaha kugikurikirana ugabanyirizwa ibihano. Ibyo byadufasha uramutse uzi neza ko hari ibimenyetso ufite watuma tubona byatuma ugabanyirizwa ibihano. Ariko nuramuka utugoye ukagora ubugenza cyaha hakazaboneka ibimenyetso bifatika bikugaragaza nk'umunyacyaha, Bosco, ibihano biziyongera. Afande, ukijyanye n'ibyo byose rwose ngiye ndumva ntacyo nabikoraho nta n'icyo mbiziho. Wowe icyo uzi nuko uzi ko bibaho ariko wowe nta hantu uhurira nabyo. Nta kindi. Bosco, ukomeje kunaniza ubugenza cyaha. Ariko tugiye gukurikirana kesi yawe. Bosco, nidusanga hari ahantu uhurira n'ibi byaha biri kukuvugwa, Bosco, tuzagufatira ikindi cyemezo. Wabyumvise? Nabyumvise gusa ngewe kuri ndabahaye nuko nguko nta kundi kurengaho. Reka tuguhe umwanya muto witekerezeho, mu kanya uraza kumbwira icyo watekereje. Mama wawe ntabwo hari nawe yaragiye. Yagiye mu kazi cyangwa yagiye kubera ibibazo afitanye na papa hagati ye harimo ikibazo. None uri hano wenyine? Hano wenyine n'umukozi. Okay. Wihangane nta kibazo. Abuze papa ameze ate? Okay, ameze neza nta kibazo afite. Nta kibazo gusa nari mukumbuye cyane. Okay, hari iminsi hari yo gusura nyine ya none wa mwanya uzazi tumukwereke. Ariko ikintu cyari kinyujije hano rero ndi mu kazi bisanzwe ariko nyine byabaye ngombwa ko nza kunyura hano nyine nkaharera neza. Ngari mukozi gusa tumeze neza. Ntabwo ni ikibazo kitabura kubera ko nta babyeyi n'abaturi iruhande ariko ikorera iruhande tumeze neza. Narinyuze hano hari utubazo dukeya nshaka kukubaza kugira ngo dade wawe tuze kumufungura bidatinze. Rero
none se dadu wawe mu busanzwe mu buzima busanzwe akora iki? Dadi ya shaka wese pe nziki ndakora ngenda tukarya akona kumenya kuriki hanze byakora nk'umwana wa hano se nta tuntu na tu ujya ubona utamenyeye ukuntu nyine ujya ubona nk'utuntu runaka nyine ubona hano mu rugo utamenyeye natwe kuko mba ndi hano n'umukozi nanjye tukarya abana bakaza kunsura biraho abandi nabo nta n'ibintu ubona afata mbese nyine ukabona ko nyine ari gushaka kubibakinga nk'abana nyine nk'umwana wawe utabibona rero ndagiye nko mu kazi ukabona afashe nk'akabage ashyizemo utuntu runaka ahise agenda. Ari igihe agenda turyamye agenda aryamye cyangwa se n'umukozi akaba wenda amuhamagara ngo akingure geti agende iraho nyine ariko oya nta kintu utabona atwara wenda nibishwa ntabwireshya kandi none se reka ngende nyine dadu wawe ndaza kumukurikirana neza mu minsi mike urongera umubone. bakunda ariko ko nzabibwirwa n'iki kintu akora. Bosco, Yes, uyu mwanya umaze witekereza unatekereza ku byo twaganiriye ndagira ngo noneho tuganire nk'umuntu umaze gutekereza. afande ibyo nakubwiye nge ntacyo ngenzaho ntacyo mbiziho rwose gusa niba hari ibimenyetso waba ufite birenze kubyo nakubwiye wabigaragaza ariko nge ndi umwere pe ndi umwere. Bosco, Yes, afande. nta kindi narenza ku byo wowe uri kuvuga ariko umenye ko iki gihugu amaso yacyo ari ku banyabyaha bameze nkawe. Turakurekura ariko umenye ko turimo turakureba aho uri hose intambwe utera imwe ku yindi amaso yacu aragukurikira. Umuhungu uzagaruka hano. uri gukora Cyane. ase wagiye unaruhuka ko Beki meze bite? Jani fresh ako nawe ako none ibyo Muyi ni style mwana. nyambaro wambaye irasetsa buriya ni wawe mu buzima. Beki ni style mwana. Unshimisha kumva neza na pe nashi. Muyi ni style mwana. Reka amakuru ni sawa. Meze neza. Ako se ntago nayirukaga story zawe. Mbareka mubwire rero ko urumva. Sikukubeshya pe. Wambaye neza. Wambaye neza. Merci bas. Umva rwose. None Ugomba kungurira akantu nyine nawe urabyumva. ako Beki. Ndana gukoreye imiti ya danje. Ubyibuka. Njyewe nkora umuti kandi buriya na sheri yaje n'ujya umusubiza inyuma. mfasha mwumva kuko namusubiza inyuma ariko reka ahubwo ninjye uzakakugurira none ntakubeshye mu by'ukuri ufite umutipe w'iboga man uramutipe wamukuye wamukuye uramutipe ramutipe rero nibirebire byanjye nta ariko nawe ntukajye ushaka kunkuramo amagambo yose nakubeshye ibyo nakubwiye koko aya nta kibazo gusa nyine merci kabisa ariko bana ko nakuganirije story zawe nawe ibaze ko nakuganirije nkibagirwa n'icyari cyanzanye uje kumbwira gakise mwana gatekereza neza cyanyine uraza kubyibuka sibyo ahubwo kababwira akantu kamwe baso zamba barebe
basi nkuhobe rimwe gusa basi ngowe nawe ibaze noneho nkubeshye kazi oya ibaze ibyo kosa waba unkoresheje noneho ibaze papa mbonye nawe umuzi ukuntu ameze uburakari nyine nta kundi mwe gusa nyine harakara naguteguriye sibyo akaba naguteguriye nari mbizi kuraza ushonje we simbuka ugire mu nzu icyo nicyo gukundira urebe neza kuri saramanje sibyo kandi buriya none naje nshonje umva mvuye mu kirori ariko naje nshonje umva byadanje kuko utanabyumva ahubwo simbuka mwana nkwemera kubi beki nibyo kangerayo nyine sawa ntaribi biteze kese bimeze gute nzanye amakuru y'incabugongo Kigare we Tebe mbona meze ute Jackson komera cyane sama bro meze ute fresh man ndabona ukari bari mu kazi kose Knowless kose Rachamos cyangwa kazi ese meze ute Jackson cha fresh mbona bana amahoro kabisa fo none se mbona bana yes bari mas ya bro viene internet ako narakubwiye noneho bisigaye birahaza bose yarambwiye nagira umusore afatira muri iki gipangu asanyirukana nani cumaye bro none urukuzo rwabaza ngahari tuza man ahubwo wowe ngira baby niba arimo duciye bimana nereza ako nizere ko hari uyawe humura ngere ngumba nishyize mu muriro waka ntigira gutyo umereze none ibindi hoya mani urafatika rego menya yuko banyirukanye izuba urumva byagenda gute ariko ubutaha menye ko ubutaha hindi byinshi uzamvugisha sibyo Gira mani umva nkubwiye kubera ukuntu mwumva wamfashe neza wanyitaye hasi nayo guhana uramenyera nk'umuntu utazamubabaza urumva tuza wowe mani ntibikorere uzungu manzi the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, my life destroyed.
Okay. Yeah. Welcome. Thank you. Yeah. Yeah. Igihe cya kibaye kinini. Yeah, haraciye iminsi. Ariko ubizi ni akazi. Oh, baby ngwakiriza ikizere. No, shiri. Nta kibazo reka tuganire. Ndumva meze neza navuye mu rugo mfasha ikibazo basi. Imakuru se. Cha, meza nta kibazo. Wowe turakomeye. Namoro. Namoro cyane gusa nyine nari ukomeye pe. Shiri birumvikana ko haraciye umutanzwe. Mbona warabaye. Yeah, shiri nyine no kutameruka ni bisanzwe Nasanze. Ikibazo basi. Yashiriye n'abese amakuru mu bintu. Ni ibiraho nyine bizarwaserera n'ubundi kandi nawe urabizi. Shashiriye ndabizi. Ariko umwana nakubwiye ko ntari ku bwawe. Ndari ku bwawe. Papa yagarutse kandi nyine nabonye n'ubundi nta cyahindutse pe. Ndabyumva. Ndabonye nta cyahindutse kabisa sinzi uko bizagenda. Nubwo sorry ihangane. Just tuzamenya. Ndabizi kandi Imana irahari. Yeah, kandi ukunda urabizi. Yashiriye. Told me I shouldn't watch, got in your car, and you were nothing. All the nights you moved, shit we got through, left in your dust, yeah. Don't know what you got, but I thought we had it. Now I'm supposed to act like it doesn't matter. But I'm writing it down, getting it out, here's to me hoping someday I'll come home and feel like no one's even gone. Play the same shoes, know that I've been moving on. Someday I'll go to bed and I'll forget I even tried. But until someday comes, I'll be writing a sad song. Tesha Ngambubiri iki Wakigoryo igihe nagendeye uva kuri telefone TikTok WhatsApp n'ibindi gusa nta wundi mumaro wakora ugira ubwenge cyane Ndajya kujyanye muri gereza kizi koko Reba kuyu mami yaragiye kubera wowe Yari n'ubu buracyafite Barwana ugiye kunyuri ntago ari uko nguko wakabaye witwara n'uko oya ntago ari uko wakabaye witwara pe Papa ndadubundi n'umwana wawe Marungize ukuri koko Ibyo birakureba ntabwo nishingiye amafuti yawe ahubwo umva nkubwire ni nge nawe uribuka neza ko mami yagiye kubera wowe Icyambere ntituzi ibyo ukora ntabwo tuzi ibyo ubaho Ngabuze iki Reba nk'ubu mami yaragiye kubera amakosa yawe Ntabwo murya nta mafaranga mbaha Becky Oui dad Vana Chazwa hano Mfatiyo muhamagariye Nta kavuyo nshaka muri uru rugo Zimwe mbona birwa bakrosinga hano ngo ni inshuti zawe Nta n'umwe nkeneye Tabse dad ko hari igihe abana bashaka twigana ubu nzaza mbabuza ngo ntibere kuza mu rugo ngo twige ujye mugenda wigira iwabo cyangwa se mushaka ndi hano mwigire Abashaka ko muganira mujye muganirira zamba jya bakingura muganirira inyuma ya gate yo ngiyo
se dada uvuga ko ibintu uzabishobora. Iki kitumvikana ni iki kigoye hanga Dada nawe ujya umbabaza mu buzima ujya umbabaza pe ni ukuri kandi nuko bimeze nta kundi bigomba kumera. Dada nta kibazo nzabyubahiriza. Sawa genda va mu maso genda Kazi kanjye. Beki Oui dada. nubwo mvuze ngo bajye bagukingurira muganirire inyumira hanze ya gate nzakunyura uhagararanye n'udusore urwo rutwe nzarumena. Nta kibazo dada nzabyubahiriza. Sheri, arafunguwe. Hano ari mu gushinga baragufunze. Wari uzi ko nzagwayo se? Siko. Wari uzi ko nzagwayo? None se Sheri, njyewe hariko nari nzi ko ufunzwe. Wabibwiwe nande se? Njyewe numvisha amakuru ngo urafunzwe. Ndangije ntekereza umwana wanjye nasize ndavuga ati kanjye kwirebera umwana. Ndetse ubundi wari wagiye arinde kwirukana. Ako se Sheri reka tuganire. Mu by'ukuri ari wowe nzi. Ubu uri kureba ukabona koko ibintu biba. Ubu uri kubona koko ari wowe wabyihanganira. Uwo ni umurengo w'abagore nta kintu. None se niba icyo utakwihanganira. Ako se Sheri reka nkubaze. Wivuga ngo ni umurengo w'abagore. Kubera ko icyambere ntago naje muri uru rugo kubera ko nkurikiye ibintu hano. Nta nubwo naje muri uru rugo kubera ko nkukurikiyeho amafaranga. Njyewe naje kubaka. Njyewe ntago naje kuzajya nirwa nkangana nawe. Ariko nimba utama amahoro ari wowe ngiye kumva wabigenza. None ikibazo akaba ari iki ufite? Basi reka tuganire Ngenda kumva. Reka tuganire. Aho inkora umbwira nyine winkora. Ariko se kugukora abo bigutwaye iki? Ngaho mbwira. N'ubundi twasangiye. Mbwira ntacyo amahoro ahinde. Reka tuganire nk'abantu bakundana. Sibyo? Bakundana. Waretse tukisubiraho tukubaka urugo rwacu. Basi se wambwiye akazi ukora. Icyo nicyo kibazo ufite? Icyo si ikibazo. Ariko nacyo kirangije. Kuba umugabo wanjye abyuka mu gitondo akagenda akajya mu kazi, njyewe nkaba ntamenya ngo akora iki n'iki, nkaba ntamenya ngo njye namushakira aha n'aha, uri kumva we hari wowe utagira ikibazo. Ibyo nibyo byatumye wowe uragenda rero. Ntabwo aricyo cyanjyanye ariko nacyo cyaba intandaro yo kugenda. Ngaho uragiye sinzi aho wagiye, ngaho uratashye uraje, uje uri kuntura umujinya kandi ntasangiye nawe. Kibazo ni icyo nkora cyangwa ikibazo nuko waba utabonye amafaranga. Ntabwo urya rimwe, ntabwo urya. Ntabwo wambara. Wabuze iki muri uru rugo? None se reka nkubaze. Iyi nzu nubatse ukeka ko nayubatse mu mabuye. Oya mva nanjye nkubaze, nanjye umva nkubaze. Njyewe navuye iwacu ndya. Waramaze. Waje kuntereta iwacu nambara. Kandi iwacu nari mbayeho neza. Nari mfite n'uburiri bwiza ndyamaho. Ntabwo rero naje aha kubera ko nkukurikiyeho amafaranga cyangwa nje kurya. Inyama wahaha ni wacu naraziryaga. Icyo naje nshaka nicyo nkeneye. Ngiye nkeneye kubaka urugo ntabwo nkeneye kumbwira ngo urandataho amafaranga kuko hari n'abandi bayafite. None se si wowe wisenyera? Nisenyera wari wo munganye ngurahukanye. Wari ugiye. Byose atari wowe se. Ariko reka mubaze wa mugore we. Muri iyi quartier hari undi mugore wambara nkuko wambara. Hari undi umuntu uba mu nzu nk'ingi utahamo. Stock iruzuye umuceri akawunga n'ibindi byose. Muri firigo ibyo kunywa birimo. Ariko nguro munganye nguragiye. Ako se Sheri, reka nkubaze. Utekereza ko iyi nzu
utekereza ko iyi nzu yagura urukundo? Ese ubundi utekereza ko amafaranga agura urukundo? Urukundo ntago rugurwa n'ibintu, urukundo ntirugurwa n'amafaranga. Uri kubyumva? Ntago urukundo rugurwa n'amafaranga, kuko iyo aba rugurwa n'amafaranga hari abafite menshi kurusha yabo. Urumva? Umva rero nkubwire wa mugore we, si ikiganiro mpaka turimo, si n'ibindi. Wavuye hano nawe kwirukanye, ugarutse naguhamagaye. Injira uje mu rugo rwawe niba wumva ukeneye uje kubaka. Ndinjira nje mu rugo rwanjye, ariko nje kureba umwana wanjye, ntabwo ari wowe ungaruka. Ako reka nkubwire sheri, ibintu usigaye ubamo, agacu usigaye uhindiramo ntabwo nzi akari. Usigaye warahindutse. Twabanye mbona uri inama, uri umwana mwiza, ariko ibintu usigaye wigira, ariko uretse uraza kuzabibona. Wagira ngo usigaye nk'urumogi cyangwa akanyanga, sinzi ntabwo nzi agatebo nagushyira, ariko turaza reka mureke nigire ku kazi, guhangana. Reka ndebe umwana wanjye gusa. Becky umwana se yasize telefone ajya yiko ndi kumamagana na yitaba. Ako si uyu mwana ntiyagiye he ko ibintu byose nta na kimwe kiri mu mwana. Ubwo ntamazemo iminsi we. Becky? Mama. Wow, umwana wa. Nagarutse. Uraho. Baba we, mwana wa icanuko. Umeze ute sheri? Meze neza mana yanjye, mama nari ngukumbuye, mva ni wabyo. Yego. Mana yanjye we. Mwana iminsi myinshi. Nukuri nari ngukumbuye nanjye. Mana yanjye no daddy yaraje, ariko sha ntago arahinduka uko namubonye. Ibaze ko yaze no kunsuza gusa kaza nambwira nabi. Bamugiye rwose papa sinzi ikibazo afite. None se ubundi ko numvishe ngo baramufunze, basi bakubwiye ikintu bamufungiye? No mami, nta n'ikintu na kimwe bambwiye pe n'ukuri, buretse gusa kuzambwira nabi antoteza, ntazi n'iki sha papa n'ukuri ko Imana arambangamiye. Mami narahangayikiye ibyuma. Sha pole n'ukuri. Gusa nta kibazo ndabizi kandi byose bizakemuka, tuzabicamo ariko bizarangira. Nanjye naragiye njya mu rugo, urabizi induru za papa wawe, maze kumva ngo bamufunze ndavuga se umwana wanjye ameze ati. Nari ngarutse nyine kukureba, ariko ndagukunda mwana wawe. Mami nanjye pe nari ngukunda cyane. Mami nari ngukumbuye n'ukuri. Mwana wa. Mwana yanjye icyo koze ibintu nkorera n'ukuri. Noneho nibukaga ukuntu twabanaga, mana yanjye nkumva ngukumbuye kurushaho. Yego. Ubuse mwana wa uheruka kurya? Aha, mukozi wa hano wagira ngo sinzi ikibazo afite. Agaburira ryari? Mva rimwe na rimwe, ariko nyine nta kibazo. Ariko uvuye mwana wa naje ubu noneho ndahari. Ako mbaraka nshaka kukubwira. Hari abapolisi bigeze kuza hano, bambaza nyine ibyerekeranye na papa na daddy. Barambaza nyine bashaka bari gukora iperereza ngo nawe najya ajyana, ngo none se ngo niyo ngiye nta bintu mbona afite. Gusa mama we wabuze icyo papa akora koko? Mwana bareka mupererere, sibyo? Tuza. Sibyo? Papa wawe nubwo tutazi ikintu akora, ariko reka twizere ko ari akazi keza. Papa, mami nta kuntu wambwira ngo papa akora akazi keza pe. Sheri, oya witekerereza papa wawe. Kuko nta kuntu baza gukora iperereza ngo banamufunge, wambwira gute ko akora akazi keza? Mwana wa. Igera hino mubwire rero mwana wanjye. Urabizi ko iyo umuntu bamufunga, sibyo? Urabizi ko bajya bakora iperereza. N'ubundi iperereza bagombaga kurikora. Sego. Tuza rero ko wakora. Ko ntago mbyizeye, pe. Ahubwo reka njye gushaka icyo kurya, sibyo? Utekere iki se? Yarekira agashyise, kereka umuri agapisi. Uko ushaka? Nta kibazo nako ndakagura, sibyo? Ndakagura ahubwo sibyo? Ariko ngiye kugutekera agafiriti, sibyo? Genda ujye kumbikirira baga yanjye.
nanjye reka njye kugutekera urye sibyo garutse sawa agenda kubika kariya kabati abapolisi aha muri runo rugo ubu se abapolisi bari baje gukora iki ariko si uyu mugabo akora iki ariko si ubu namenye umugabo akora iki umugabo mpera ku wa mbere maze ikintu akora ntambwira ikintu akora icyo ari cyo aho ni ubuhoro aha nzaba mbarirwa njya gutekera umwana wanjye It's been a long time kabisa nategereje ikintu cyane time management sigara baye cyozo kuri we kabisa twibona siyumvikana ariko mwana nanjye ntabwo ari ngiye cyangwa bikunda Jerry ifite icyo yakwigishije urumva biriya bintu birutse kumbaho naho ndashobora bisaba kugira ngo umuntu abanze agenzura rounders kugira ngo tumenye ngo gifashe bite niba baba babisi nyine batari butubone ngo baturabure gusa ntabwo ari around aha kabisa okay nani izeko tiyo nyine gikomeje nta kindi genda cyari wawo ndikwanze cyane ngo niko nyine kabisa yipfunzemo fresh business imeze gute business rero boss ibintu byose bimeze neza kabisa hanyuma se yamari cyuzuye ijana yamari wayishize bisi rero polisi baje kuza baje kucekinga ngo barebe ikindi kigo bamwiyo nyine nanjye ngo kazi barampaye nagomba kugakora nk'umusano mani buriya nanzi ko ibyanjye byarangiye bitewe n'ukuntu naratekerezaga ngo bati byanga n'ikuza bora ahantu ziri barazitsibura bazijyana boss kigaragara cyo bagiye umukozi wawe oya ntabire kigaragara cyo ugomba kumikize bora bikoze neza nanjye niyo mpamvu ngiye kuzamura nkabukubita agashara gashimishije neza uburyo nawe uzavuga ati the limit y'ibintu ngiye cyakoramo agafungo kandi kuzuye kanjye kwishingiye kabiri Kigali yarangiye Nyarugenge inside nseze gukorera iki gito cyane je next time usanga ari ngewe sibyo niyo mpamvu nawe ugomba tugomba gukora agatime gato cyane tukagerageza tukabivilivinga ibintu twakuyemo yacu tukajya gukora ibyawe nagakora ibyacu bimwe n'amategeko adiva urumva ugiye guhinduka idage nawe mana iyi business amafaranga iduha wowe ushaka kurekura ngo ugiye muri keke rwose business yacu ntisura ntigira utewe ushaka ngo muri za keke nyumva kwiginze reba iminsi umaze uri muri Chelsea tekereza kuri icyo kintu habaye amahirwe next time ngo bakabakate 25 kubyumva neza dos nimo muri kubwira nyine tutekora utwacu neza tugakura mu gishoro gifatika niteye ukajya gukora ibyawe nanjye ngakora ibyawe bose nibyo nikubwira diva sinshobora kurekura iyi business ifite amafaranga menshi ndabyumva ariko rero no maso yawe look at yourself ukire ndafata ndabihindutse neza isho ryagerega tukora igasa n'iry'impunga nanjye oya nta birenze imana ariko wiri kuvuga ngo business urayika usumva naba nakorana nawe amafaranga avamo hano ni menshi sinakubwiye ko ndakuzamurira umushahara uramemba nabibona sibyo sinetinya byose utemera amategeko nawe urabyumva birumvikana finally wiri kubidage ngo uve muri business ko wiboneye kabisa ndakwinginze nje gwa time nawe ubwawe wabitekerezo ukabisanga ibyo nabwo ahubwo nawe ukomeze ubitekerezeho were gufata icyemezo basanze kunyumva n'icyaba Babylon man mfashe utekereza nanjye natekerezaho yes okay nari kandi urakoze cyane umemba n'umushara umva ukitonderwa none ndakibuka urabona ko nyine babisi bari kutugendaho birasaba kugira ngo muri iyi minsi tuze turahura gakeya kandi tutamaranye na kanya Rizi ntabwo waramenya wewe bamaze kumenya mu gihe amaze kumenya mu gihe n'ingejwe bagiye kwishyira sawa sawa rero kabisa Shana nizo wandangirije ko kuzi ko nyibukije ni karibu rwose njira noneho rero nubwo utazi ibyabaye kuri wa mujama numva ni wabyumva none se ya protein imiziti aha yewe ni birabuzi si wanjye ntabwo wazindangirije cyane ntabwo nazikurangirije ahora niki
Suzi wa mutipe Jackson nyine dukundana. ndamwibuka Ubu turacyari kumwe nyine ibintu bimeze neza nta kibazo pe. ubona afite gahunda se Ntari ibintu by'abasore b'imi yasha afite gahunda kuko turi no gupanga amatariki nyine yo tuzapangira bimeze neza ahubwo se wowe bimeze bite utari kumbwira nta gahunda afite bavuga ngo yajyanye kuza yajyanye ndacyategereje ndacyari ahubwo se ureba wangomesheje nibagirwa no kugira ko mwakiriza mwakiriza iki se ahubwo ntiwigonze muri amazi yonyine maze mu rugo ndije aha ajya kuzana utuzi rero bavugana naho se aha wese twapanze ukuntu twazasohokera Gisenyi wow cyazi ko niko weekend ngira rero ngo bizagenda bite nka samedi cyangwa dimanche tugomba kugapuraninga ako kantu nta k'ingenzi ahubwo mbwira ibiceri bizavayo ufite umuntu se ufite umuntu mfite umuntu uriya ko mbona yisabara ntabwo yagukomera ku buryo najya kumwaka amafaranga yo kujya gutembera ese wa mwana wo gutembera uriya ndamwubaha ntago ibintu byo kumubwira ibintu byo nishakiye ntabwo byakunda kubera iki ariko uzi ko ariyo mpamvu ushobora kuba warubuze umugabo kuko amafaranga yawe hafi ya yose ntabwo ari ibyo guseka cyangwa iki njye ndi kukubwiza ukuri kuko ushobora kuba ubona amafaranga cyangwa ukabona shere wafite amafaranga wenda ukahita upuraninga gahunda n'abandi basisita mukajya kuyaryohamo nyuma akaza kukwanga ntabwo aba ari byiza rero uriya ni uw'ingenzi kuri njye ndamwubaha ntabwo ibyo byakunda ahubwo mbwira ahandi tuyakura naho ibyo rwose ubireke ntabwo uzabyigira kugeza ryari uzabona amafaranga yo gusohokana buri gihe ubu utagisohokana ku buryo najya kuyakura umukunzi wanjye se mbese uzi ko uzayakura he ibyo ntabwo byakunda kubera iki twashaka ahandi tuyakura ariko ntabwo ndamwubaha wasigaye inyuma sisita kura mu mutwe ugenda umubwire ati nkeneye amafaranga nifite ikibazo zaze dusohoke hari ikindi sinkubwiye ngo uzagenda umubwire ngo mpa amafaranga yo gusohoka yo gutembera ndabizi ko atayaguha ariko ugiye ukamubwira uti mfite ikibazo gikomeye wamfasha ukampa amafaranga sisite ibyo ntabwo nabikora biteze yakisize yanesheje umutwe ubu ndi kwibaza turakoresha tekinike yo dufata cya kigo amakuru nayabonye ubonye amakuru afatika bariya bagabo baraza kwambutsa ibiyobyabwenge umuhanda biracamo nawufashe naho barabijyana naho namufashe inzira biri bucemo biva hanze byinjira mu gihugu wahageze n'amakuru y'uko biri buze urayafite nayo ndayafite ariko mani ubundi bimeze bite mba nabaye amafaranga kuki akazi mutagakora neza ubundi biba bimeze bite ikibazo kiba gihari ni ikihe barezi gusa kunesha umutwe ubaye iki mugabo mwiza se wakwicaye ubundi umagarara hejuru nibyo ariko nibwo narenje ngaho mbwira mubwira iki ubaye iki uri kuvuga nabi gute karansanze uri gutongana nyine nakundi ese ubundi shiri nakundi wambwiye akazi mukamaze iki se ushaka kuza ukamfasha ushaka iki erega bibaye naho nafashe si byose zirorerere simukeneye none se basobanurira akazi ukora erega ubu hashobora kuba ikibazo bigomba ko nza kukureba ku kazi kuko nabona ndagushakira tazaza none se sheri ubu urabyiyemeje ugiye kujya ukora akazi ntazi umwana wawe narakubajije ngo
wabuze iki? Urarya urambara ukaryama ukaba ahantu heza, ikibazo ni iki? ariko nanjye narakubwiye ngo kurya no kwambara no kuryama ibyo ntabwo ari byo byanzanye hano. Ikindi ushaka ni iki kirenze? Njyewe icyo nshaka kumenya ni akazi ukora. Ntakumenye rero. Okay. Hari igihe ejo uzakubita uzagwa muri gakoco unyitabaze bitagikunda. Basi se ubu ntiwaha agaciro umwana wacu? Intege imisa ariko. Dore uwo nawe mbese. Si nkawe ukigiye ubuvuye he? Ariko se sheri nawe wagiye ureka. Nese ubagize uti? Nicare hari iki? Mwana wa. Murahwanye. Yakoze ko. Yicaye hano, yicaye. Gere kaso. Ariko se wagiye umwana naho umwana katashye ko amasaha atararenga umwana byaje. Se winshinga hejuru icaraho. Ariko ntago ari Mvijyanye bimaze kubirambirwa. Ariko se sheri nawe. Nduri yanyu nayikira hari we. Genda uzumirwa. Agoze mami. Mwene ndabona ko mama ndukiye. Sha mwana wanjye rero reka ngubwire. Isuri yubona twabanye dukundanye. Agoze neze byarize inyuma bigenda biki. Sha nyine njyewe yaraje arantereta nkuko nawe mwana wanjye dore gukora nkuko bazaza bakagutereta ugakunda. Aguse basi mami uburere muri kuma nk'umwana wanjye. None se mwana wanjye ko ntako nagize uragira ngo ngiye gute? Oya dada arambangamira kandi ubyumva. Umva rero reka mbwira mwana wanjye. Ubundi ababyeyi iyo babana sibyo? Ese simugira inama. Mami ungira inama ariko ndagenda oya sheri oya rwose reka mubwire sibyo? Umva rero utazanga papa wawe sibyo? Ese mami nubuhe niki cyatuma ko kumukunda n'ibidahorera? Ndatekereza ko kuba papa wawe akora ibi ngibi hari impamvu sibyo? Ahubwo dore ikintu tugiye kujya dukora sego ikintu tugiye gukora ni tumuba hafi tumwereke ko tutamutererana sibyo? Ahasigaye byose tubiharira Imana izabikora yongera agaruke mu buzima bwabaye. Mami nta kibazo basi reka njya no kuruhuka nari gukina yivuye ku masomo. Yego sheri. Agahinda kenshi kandi ubyumve. Yashira ndabyumva. Shaburiya papa ni umuntu ujya untera agahinda gakabije nkumva muri njye nanakiyahura pe. Bebe tuzi sinakubwiye. Arambabaza cyane arambabaza byatari. Ndabyumva situation urimo ntabwo ari nziza ariko nakubwiye ko mari kubwaho sibyo? Ndabyumva ariko aguze ubundi abagabo bose si kimwe. Na mama yashakanye na papa yashakanye na mama nawe yamusezeranya ibintu byinshi nyine ko bazabana mu mahoro kumwe azumva undi ariko still now sha amakimbirane ahora mu rugo rwose mba numva wapi ntazi kabisa. Nawe hari igihe ntekereza nyine nkumva uzambera nkawe. No baby nkuko nabikubwiye kuki se none se ababyeyi bawe nibo bonyine ubona abandi ko babanyeho neza kandi bakabana neza ibyo utakuvuga ko twabana bose kuki bavuga ko twabana n'ababyeyi bawe? No baby hari byinshi calm down tuza njyewe ndahaye kubwa kandi ibyo nabisezeranyije nta na kimwe ntazagukora sibyo baby? Basi mbabare nyine nimba natandukiriye nashimye gusa nyine nabimbabaje cyane pe. No baby I love you. Bimbabaje byatari. Ndagukunda kandi uko mumuriza. Halo. Man, Divane wabonye ko wari kwambutsa za bora zacu.
nkaba ndi kumuhamagara nicemo bimeze bite wapi yari ari kuzambutsa azikura hanze azinjiza mu gihugu ariko sindi kumubona kuri fone kabisa sinzi ukuntu bimeze byancanze byanyobeye uriya mutipe ko yakoraga akazi neza intego wa mugabo nakubwiye ko nta hantu uzabonera amaso y'ikiganiro nufashwe nta kindi dushaka afande rwose Bisa kanya arasinziriye. Arasinziriye ari mu mazi yo kunywa. Aha. Mom. Sono retsinziriye nyine akomeje kureba biriya bintu nabyo cyangwa nawe nyine narebaga biriya bintu nabyo numva birambuye amaso Mami ku buryo wasinzira se? none se nabigenza gute ibitotsi bije mwana wanjye Kira amazi wari unyoye basi. urakoze mwana wanjye Akasoma bambwira ubundi kuki muri iki gihe uri gushika intege byagenze bite? shase mwana wanjye ugira untumye amazi iminota itarenze n'ingahe ariko wari usinzira. Ntabwo ntabwo byabura mwana wawe kuko mba ntekereza ibintu byinshi. Ni ibihe bintu byinshi byatuma koko ucika intege kariya kagera? Rero mwana wanjye mba ndi gutekereza kuri papa wawe nawe mpamvu agiye gusiga mba nkumbuye papa wawe rero. Akse ubundi mama kuki utambwiye ko ibyo papa yakoze? Erega mwana wanjye nanjye narabimubajije ariko nta kintu yigeze ambwira. Urumva nari kukubwira iki? Ubu saha iyi ngiyi ko nanjye ntari nzi ibintu akora ko rimwe na rimwe ubizi induru zavugiraga ahangaha mwinginga mbwira icyo akora akabyanga. Ariko mami ku buryo mwabana imyaka n'imyaka utazi. Erega nanjye nabyumvaga mu magambo ariko nabimubaza ntabimbwire ngo abinyemerere. Njyewe nabimenye polisi ije kumutwara urumva nari kubigenza gute ahubwo numvaga twazashaka umwanya tukajya kumusura. Ahubwo mu ibyo bintu byo byaba byiza tukamenyerega n'ikintu akora ntiga ari kutubabaza turahangayitse twashaka umwanya tukajya kumusura hanyuma nyine tukaganira nawe sibyo uko nyine tukanamubwira mbese ko nubwo batabitubwiye cyangwa se atirekuye ngo atubwize ukuri ariko tukamubwira ko twamubabariye. Yego ibyo bintu byaba ari byiza rwose kuko ashobora no gutinyuka akatubwira nyine uko bimeze. Noneho rero ngaho mbwira dupange tuzajye gusanga mami bibaye ari nka weekend byari byiza wenda nko ku cyumweru. Ariko se ubu ntabwo twahamagara fande ngo tumubaze umunsi basuraho ko dushobora kujyayo tugasanga atari umunsi wo gusuraho tukaza batamuduhaye. Cyane ibyo nabyo byadufasha pe tugomba guhamagara nyine fande tukamubaza uko bimeze tukajya gusura nyine da. Mbona rero rero wanenda uko nanzira warihanganye gato ndashira
karibu nyine tu. nta kibazo murakoze rwose. Ariko icyari kinyujije aha ngaha byari kureba uko mumeze no kubihanganisha muri rusange. Ku bintu byabayeho ikibazo cyane. Ku bintu byabaye nyine nje kubihanganisha. Ariko se ubundi afande. None kuko se ukuntu nari mbanye n'umugabo wanjye. Kuva bamufunga n'ubundi ko yagiye ntazi icyo azira. Basi wamfasha ukambwira ku kintu bamufungiye icyo ari cyo. Nabyo byari binzanye aha ngaha. Umugabo wawe yafungiwe gucuruza ibintu bitemewe n'amategeko harimo ibiyobyabwenge, kandi urabizi ko ibiyobyabwenge biri kwangiza urubyiruko hanze aha. Afande, urambwira ngo umugabo wanjye yafungiwe gucuruza ibiyobyabwenge? Yego. Nana wabyumvisha ibyo twa yakoraga? Mami nabyumvishe pe gusa nyine birandiza. Gusa mwana wa ihangane nanjye ntabyo nari kubona adashaka ko yaracuruzaga ibiyobyabwenge. Ariko n'ubundi byaramusaka. Njyewe rero nabiketse usibye ko rero naranze kwirwa mbivuga. Kuko n'ubundi umutono yari afite. Wari utandukanye nuko twashakanye amezi. Ariko rata mwana wakoze soni tuza sibye soni cyane pe. Ntabwo nta kibazo. Safande. Ubwo bizagenda utazaheramo mwamukatiye igihano kingana gute? Madamu, igihe yakatiwe muzakimenyeshwa. Aracyabura. Ariko nari mbazaniye ubutumwa bwanyu yamaye ngo mbagezeho. Ngo habibura ubutumwa. Yantumye ngo mbabwire muzamubabarire ku byo yakoze. Arongera arantuma ngo nzamusabire umwana w'imbabazi ko ibyo bintu nawe atariwe, yari ugushaka amafaranga. Rero aricuza ibyo yakoze kandi akeneye ubutumwa namwe bubaturukaho nkabumusangisha ahari. None Safande Mamenye birambabaje rwose. ariko ihangane mwana wa sego. Sinubwira ihangane ukomere sego. None Safande ubundi basura kuwa kangahe ngo tuzaze kumureba ubwo butumwa tubwizanire? Ibyo nabyo tuzabibamenyesha, ahubwo muramubabariye. Mwana wa bimeze bite? Abana gusaba imbabazi? Mami nta kibazo n'ubundi ibyo bibaho. Yatuha mubabarira kandi umubyeyi wanjye yarambyaye nta kintu cyatuma tumubabarira. Afande, yego ubutubwirire ngo nubwo ibyo wakoze byababaje ariko bizere ko wumvishe, babwire ngo nta kibazo bagufiteho. Bizere ko wabonye isomo ryo guhishira ikinyoma. Murakoze cyane. Mbagiye. Afande kamugeze. Nano uracyarira? Ariko sinakutubwira abana. Amarashi sego. Tuza reka tujye gukora ka cyayi sibyo? Don't know what you got, but I thought we had it. Now I'm so sad, like it doesn't matter. But I'm writing it down, getting it out. Here's me hoping someday I'll come home. I feel like no one's even gone. Play the same shoes. I know that I've been moving on. Someday I'll go.